Turabasuhuje bene data bavandimwe, nari mbakumbuye cyane. Twaherukanaga mbere turi mu isezerano rya kera, ubu ngubu twongeye kubonana dutangira isezerano rishya, nk'uko twiyemeje kuzarebera hamwe ibitabo byose 66 bigize iyi Bibiliya yera, tukabireba mu ncamake kugira ngo dukomeze dusobanukirwe n'ijambo ry'Imana, kugira ngo rikomeze kuducengera. Imana rero ibaha umugisha ku bantu bakomeje kudukurikira kuri uru rubuga. Inyunganizi cyangwa se ubufasha bwanyu buba bukenewe, haba mu bitekerezo ndetse n'ahandi, kugira ngo dukomeze duteze ubwami bw'Imana imbere, kugira ngo dukomeze tuvuge Imana mu gihe muri iyi minsi hari abahugiye mu bindi, natwe duhugire mu ijambo ry'Imana, kandi Imana izagenda iduha umugisha, Imana izaduhemba. Hanyuma rero tudatinze, reka turebere hamwe incamake zigize iki gitabo kibanza mu isezerano rishya, aricyo gitabo cya Matayo. Igitabo cya Matayo cyandikiwe rubanda rw'Abayuda. Kimwe mu bimenyetso bishimangiwemo by'Abayuda ni ibi: igice cya mbere harimo igisekuruza gitangirira ku gice cya mbere umurongo wa mbere. Igitabo kigaragaza igisekuruza cya Yesu Kristo, mwene Dawidi, mwene Aburahamu, n'umwami w'ijuru, cyangwa se nk'umwami w'ijuru. Izina Yesu riboneka inshuro 32 muri iki gitabo. Ni ukuvuga ngo ufashe ahantu handitse Yesu mu gitabo cya Matayo, ugateranya izo nshuro, wasanga ari inshuro 32. Kigakomeza cyerekana ko uyu Yesu yasohoje ibyari byaravuzwe mu isezerano rya kera, kandi uyu Matayo yifashishije cyane ibivuye mu isezerano rya kera kuruta ibindi bitabo mu isezerano rishya, nibura inshuro zigera kuri 130. Ni ukuvuga ngo hano ho birumvikana, kuko igitabo cya mbere nyine cyafashe cyakoreshaga cyane ibyo mu isezerano rya kera, cyane ko nta n'izindi nyandiko zari zaragiye ziboneka, zari zitaraboneka. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu cyagiye gikoresha nyandiko nyinshi zo mu isezerano rya kera. Hanyuma hari ingingo nyamukuru ari nazo tugiye gusorezaho mu ncamake, ubwo tuzajya tuvuga mu ncamake hanyuma dusome Bibiliya cyane, ariko twamaze kumenya ibice by'ingenzi bigiye bigize buri gitabo. Iki gitabo cya Matayo tugiye kureba ingingo nyamukuru zikigize. Iya mbere hari iyitwa ubumuntu no kuba umwami kwe, cyangwa se ubumuntu no kuba umwami bya Yesu Kristo. Dushobora kubisanga hariya mu gice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 4, kuva ku gice cya mbere kugeza ku cya 4 ukageza ku murongo wa 25. Hanyuma igice cya kabiri cy'ingenzi, cyangwa se ingingo ya kabiri y'ingenzi igize iki gitabo, ni kubwiriza k'umwami. Ushobora kubisanga mu gice cya 5 kugeza mu cya 7, ku murongo wa 29. Igice cya gatatu cy'ingenzi kitubwira ubutware bw'umwami. Wabisanga hariya mu gice cya 8 ku murongo wa mbere kugeza uwa 11,
kugeza ku igice cya munani kugeza icya 11 ku murongo waho wa mbere. Ingingo ya kane nyamukuru igize igitabo ni umugambi wo gukomeza kwanga umwami. Bisoma hariya mu gice cya mbere ukageza ku cya 16 ku murongo wa 12. Ingingo ya gatanu cyangwa se igice cy'ingenzi cya gatanu kiri muri iki gitabo ni ukwigishwa no gutegurwa kw'intumwa z'umwami. Wabisanga hariya mu gice cya 16 ku murongo waho kugeza ku gice cya 20 kugeza ku murongo waho wa 28. Igice cya gatandatu cy'ingenzi ni ubuhanuzi bw'umwami, kuvuga ngo ibyo yagiye ahanura. Wabisoma hariya mu gice cya 24 kugeza ku cya 25. Igice cya karindwi cy'ingenzi ari nacyo cya nyuma, ikigaragaza ko ari umwami. Ni ukuvuga ngo iki gice cy'ingenzi kigaragaza uburyo ki Yesu ari umwami, nubwo bamwe yenda batabyemera, ariko uhasomye muri ibi bice igice cya 24 ugakomeza igice cya 28 cyose gishobora kukubwira uburyo Yesu ari umwami. Hanyuma mu ncamake kuva tugeze ku gice cya 28 nibyo bice bigize igitabo cya Matayo. Tugeze ku musozo rero, mu ncamake nibyo ushobora gusanga mu gitabo cya Matayo. Hanyuma Imana ibaho umugisha. Tugiye gukomezanya no mu bindi bitabo byose bigize iri sezerano rishya, kuzageza nyine dufunitse cyangwa se dushoje Bibiliya yose. Imana ibaho umugisha, ikomeze kubana namwe. Dukomeze dusome Bibiliya, dukomeze twamamaze Yesu Kristo, dukomeze tuvuge kugira neza kw'Imana. Imana izatugirira neza, Imana izaduhemba, kandi ndabakunda. Imana ibaho umugisha. Kuko niko yanyujuje n'Imana.